nyuma yo gufungurwa mu cyumweru gishize Ingabire Victoire umuyobozi w'ishyaka FDU inkingi ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda yabwiye BBC gahuza miryango ko afite gahunda zo gukomeza ibikorwa bya politike. Madamu Victoire wari muri gereza ku gihano cy'imyaka 15 yakatiwe n'urukiko rw'ikirenga amaze guhamwa n'ibyaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse no gupfobya jenoside, yafunguwe n'iteka rya perezida rimuha imbabazi hamwe n'abandi bafungwa bagera ku 2,000 barimo n'Umuhanzi Kizito Mihigo. Turamugarukaho mu kanya, ariko duhere kuri Ingabire wemeza ko nubwo yafunguwe ku bubasha bw'imbabazi za perezida, izo mbabazi ngo ntazo yasabye. Navuganye nawe ntangira mubaza uko yamenye amakuru y'ifungurwa rye. Narishimye cyane nongera gushimira perezida wa Repubulika wampaye izo mbabazi kuko nari nsigaje indi myaka 7. Wabimenyeshejwe ryari ko uzafungurwa? Nabyumviye kuri radio kwa 4 saa 5 z'ijoro. Nari ndyamye numva abantu barashakuje cyane, mfunguye radio mbitangwa neza kwitangaza amakuru yo kuri radio Rwanda atangiye saa 5 z'ijoro. Sinasinzire nyine byarenze bigeza mu gitondo ngekanuye nabaze bitotse kubera ibyishimo. Perezida uravuga ko yarakubabariye, uramushimira ko yaguhaye imbabazi. Wowe izo mbabazi warazisabye? Ntekereza ko mwabonye ririya tegeko ngenga perezida wa Repubulika afite ububasha bwo gutanga imbabazi ku mfungwa iyo ari yo yose. Itangazo naribonye, ariko genda avuga ngira ngo wowe izo mbabazi warazisabye ku giti cyawe. Usaba imbabazi ku cyaha wakoze. Nta cyaha nigeze, none se nta rukiko nigeze nemera ko nakoze icyaha, nta n'ubuyobozi bw'igihugu nigeze nemera ko nakoze icyaha icyari cyo cyose cyagombaga kumfungisha. Mu yandi magambo, nta mbabazi bigeze usaba, yego cyangwa oya? Ntabwo nigeze nsaba imbabazi z'ibyaha ntakoze. Waba warasabye imbabazi se zo kuva mu munyururu? Imbabazi zo gusaba mu munyururu nakoze kuko ntati mu byukuri byitwa imbabazi kuko mu kinyarwanda nta kinyarwanda cyabyo bihari, gusaba grâce présidentielle kuko hari amategeko, ari itegeko nshinga, ari itegeko rijyanye n'ubushinjacyaha mu Rwanda, harimo ingingo ziha perezida wa Repubulika gufungura umufungwa uwo ari we wese aramutse abisabye. Rero nasabye ko mfungurwa kuko ntabonaga impamvu nagomba kuguma muri gereza, cyane ko hari icyemezo cy'urukiko cyamaze gufatwa kigaragaza ko ntagombaga gufungwa. Nasabye ko nafungurwa hahereye kuri izo ngingo z'amategeko perezida wa Repubulika afite ububasha. None wasabiye iki gufungurwa wowe? None se nari kuba mfungiwe iki igihe hari urukiko rwafashe icyemezo cy'uko ibyo bamfungiye bidahari? Ni ukuvuga utekereza ko Perezida Kagame yafashe icyo cyemezo cyo kugugirira imbabazi kubera icyemezo cy'urukiko rwa Afurika? Ntabwo najya mu mutima we ngo ntekereze impamvu yafashe icyemezo cyo kumfungura, ariko ntekereza ko nawe nk'umuntu yabonye ko mu by'ukuri nta mpamvu ihariye, kuko yashoboraga kuvuga ati Ingabire sinshaka kongera kumwumva mu Rwanda, nagume muri gereza. Ibikorwa bya politike uzabikomeza? Nzabikomeza kuko ngira ngo niba mwabonye rwa rwandiko basohoye iziteri ya gazeti ya Repubulika y'u Rwanda, mu byo imbuza ntabwo imbuza gukomeza ibya politiki, bashyizemo ibintu 3 gusa kandi nabyo nabikurikiza neza bakaba nabikoraho. Birabira byo kujya kwitaba kuri parike, byo kudasohoka ntasabye uruhushya, cyangwa niba ntagiye kwitaba nkavuga impamvu. Ndagira ngo byumvikane neza ko umugambi wa FDU inkingi ntabwo turi guharanira kujya mu nzego z'ubutegetsi, turaharanira ku rubuga rwa politiki rufungurwa mu Rwanda, kuko icyo gihe urubuga rwa politiki rufungurwa mu Rwanda ibyo byose uri kuvuga by'amategeko ariho anzitira kujya muri ibyo byose bizavaho, kuko biriho ubu ngubu kubera yuko urubuga rwa politiki rufunze mu Rwanda. Nta mpungenge ufite ko ibyo bikorwa bya politiki ushobora gushaka kusubukura bishobora kugusubiza muri gereza igihe cy'igitaraganya? Ariko nta kibi ndimo gukora, ndimo ndatanga ibitekerezo by'uburyo twakubaka umuryango nyarwanda tukaha izindi imbaraga ukabaho neza kurusha uko uri ubu ngubu. Ntabwo mbona ko ibyo byaba impamvu yo kumfunga, ariko biramutse bibaye n'impamvu yo kumfunga, nabwiye abantu ko gereza ni ishuri, gereza ni urugendo, n'ubundi mba ndimo. Ntabwo ibikorwa bya politiki bihagarara ngo kubera ko Ingabire bamufunze. Ntekereza ko ahubwo kuri uko kumfunga nayo ni inzira ibikomeza kujyana umuntu muri urwo rugendo turimo rwo gushaka uburyo twagera ku bwisanzure. Visi perezida wawe Boniface Twagirimana ari muri bamwe mu bayoboke ba FDU inkingi ubu ngubu ufunze. Ifungwa rye wowe ribona gute nkawe umukuru w'ishyaka? Ifungwa rya visi perezida w'ishyaka ryacu n'umunyamabanga mukuru wacu nawe arafunze. Hari n'abandi barwanashyaka bafunze, hari n'abandi bafunzwe nka Diane Rwigara, ba Mushayidi bakirimo. Abo bose nabo bari mu byo ngiye kugerageza gusaba ubutegetsi kwereka ko gufungwa umuntu kubera impamvu ze za politike byangiza isura y'igihugu kandi nta n'icyo bimariye ubutegetsi, ahubwo butesha isura igihugu cyacu kandi tugomba ku gihugu gifite isura nziza.
Ingabire Victoire twavuganaga hari Kigali nyuma y'iminsi 3 asohowe muri gereza n'imbabazi za Perezida Paul Kagame. Undi wafunguwe rero ku iteka ry'umukuru w'igihugu ritanga imbabazi ni umuhanzi w'icyamamare Kizito Mihigo. Kizito yakatiwe gufunga imyaka 10 muri 2015 amaze kwemera no guhamwa n'ibyaha birimo kugerageza kugirira nabi Perezida Paul Kagame ndetse no kwangisha rubanda ubutegetsi. Nyuma yo gusohoka muri gereza avuga ko azakomeza umwuga we wo kuririmba. Navuganye nawe ambwira ko ngo yatunguwe n'ifungurwa rye. Nabyumvise mu makuru ya radiyo Rwanda bavuga ko mu byemezo inama ya minisitiri yafashe harimo n'ikindekura. Narabyishimiye ariko kubera ko byari bidutunguye ntabwo umuntu ahita abyemera. Ubwo urumva information urayibona ariko kumva nturayemera neza kugeza bibaye. Ariko mu mutima wanjye ndashima Imana, nshima ko inkuye nyine muri buriya buzima butari bwiza, kandi ni ibintu nasengeraga n'ubundi mu gihe maze muri gereza nifuza ko zira condition nari ndimo zirangira nkongera ngasubira mu buzima busanzwe. Ugiye gukomeza uburirimbyi cyangwa uzajya mu buzima busanzwe buhe bundi? Umuntu ashobora kudesida kubureka ariko ubwo ntabwo bumuvamo. Ikintu cyose cy'impano ni ikintu umuntu atikuramo kuko nta nubwo bari barakishyizemo. Birumvikana rero ko kuririmba no guhimba indirimbo zisingiza Imana ni ibintu ntashobora kureka kuko ni n'ibintu bimpa umunezero. Ndi umuririmbyi w'umukristo bitangiye kuva nkiri mutoya, mbikuriramo, birandera, bifasha byinshi ku buryo kureka byaba nko kwisenya. Ntabwo rero nzabireka, ariko murabizi ko ku ruhande nanakoraga imirimo y'ubukangurambaga ikangurira abanyarwanda ikintu cyo kwitoza kubana mu mahoro, mu bwiyunge, ubumwe, ubworoherane. Ubwo rero muri iyo fondasiyo nashinze Kizito Mihigo Peace Foundation, ndateganya rero byombi kubikomeza, byaba ari akazi nk'umuhanzi ndetse n'ubwo bukangurambaga nakoraga nk'umunyarwanda. Wagiye muri gereza umaze gukatirwa gufungwa kubera ibyaha waregwaga bikomeye birimo no gushaka guhirika ubutegetsi, ariko urubanza rwawe warajuriye. Ku munsi w'ubujurire bwawe umucamanza atangaza ko wavanyemo ubujurire. Byagenze gute wabitewe n'iki? Buriya nabuvanyemo urubanza rumaze gusubikwa inshuro nyinshi murabizi kubera impamvu zinyuranye. Byagezeho rero numva ngomba gufata icyemezo nkamesa kamwe kuko ibyo nari ndimo by'ubujurire byasaga nkaho ari ukubagarira yombi. Ndavuga kubagarira yombi kuko nari narasabye imbabazi kandi nkemera icyaha, ariko ugasanga uzisaba ugakomeza ukanaburana ari ibintu bibiri bibangikanye kandi bidasa. Ubwo rero nagezeho aho gukomeza kubagarira yombi mfata icyemezo cyo kumesa kamwe nk'uko babivuga mu Kinyarwanda, mpitamo kureka urubanza kugira ngo nkomeze ntakame nsaba imbabazi umukuru w'igihugu. Ni ukuvuga ngo ntabwo wowe mbere yo gufungurwa wari ubizi, wari waciriwe isiri ko uzafungurwa mbere gukuramo kiriya cyemezo cyawe? Nta siri, gusa nk'uko nabivugaga igihe nasabye imbabazi nkomeje. Burya nanditse inshuro nyinshi nandikira umukuru w'igihugu ntakamba asaba imbabazi, kandi numvaga mu mutima wanjye nizeye ko kuko nerekanye n'ubushake bwo kugaruka mu murongo nari ndimo, nizeraga ndashidikanya ko umukuru w'igihugu nk'umubyeyi ufite ubumuntu azumva ugutakamba kwanjye, kandi ndabona ariko byagenze. Wowe waba ufite inyota yo kuba wakora ibikorwa bya politike cyangwa byagarukiye aho ngaho? Ubundi ntabwo jewe icyifuzo cyanjye mu buzima bwanjye ari ukuba umunyapolitiki. Ntabwo ari zo ambition mfite. Ambition mfite nizo kugira akamaro igihugu nk'umuhanzi w'umukristo kandi ufite ubutumwa yifuza gutanga muri sosiyete. Umuhanzi Kizito Mihigo twavuganaga ari Kigali. Froha mengi inkuru bagize icyo bayivugako kuri Facebook, washobora kutubwira muri bikeya? Benshi banditse kuri Victoire Ingabire cyane mpereye kuri Daniel Uwimana yagize ati abapfungiwe vya politike ni benshi bakwiye kurekurwa nabo mu muryango wa Rwigara. Akabakebura ati abarekuwe bose biyubare gukora amakosa ntibasubizwe muri gereza. Fabrice Ponel nawe yakeje Ingabire na Jiva Mutua aravuga ariko abaza ati none azokomeza gukora politike koko naho yari mugeze. Nayo Justin Anter nawe akamukeza ati umubyeyi mwiza cyane. Ndangirize rero kuri Gatsinzi Muhigwa Bruno nawe yibaza ati azongera kuvuga nk'ivyo yavuga canke agiye kuvuga amajambo aboneye. Ngira ngo Florentine ibyo n'ibitekerezo Ingabire Victoire mu kiganiro twagiranye, ngira ngo yavuze ko ibikorwa azabikomeza bya politiki.